ahubwo uba ugomba kumera nk'abakozi. We yavuze ijambo ry'ubutwari
tuzashima amen. Abantu n'abanivuze badahari amazina nitwa Rukundo Emmanuel ndi umugabo ndubatse mvuga ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Harimo abantu benshi bamwe cyangwa basanzwe batubona ku mbuga nkoranyambaga, ariko kuba Imana yatwemereye twese tugahurira hano ni ibintu bikomeye cyane. Nagiye numva abantu bashima Imana, numva umutima wanjye uranezerewe. Tekereza ijambo Pawulo yandikiye Abikorinto abamenyesha ko uburyo Imana yaturokoye cyagiye na n'uyu munsi iracyaturokoye. Yabanye nawe mu kwa mbere, yabanye nawe mu kwa kabiri, yabanye nawe mu kwa gatatu, yabanye nawe mu kwa kane, yabanye nawe mu kwa gatanu, yabanye nawe mu kwa gatandatu, yabanye nawe mu kwa karindwi, yabanye nawe mu kwa munani. Misiyo yayo iracyayikoresha. Imana ishimwe. Iyakurokoye cyane na n'uyu munsi iracyakurokoye. Iyakurokoye cyane uri mu maso na n'uyu munsi iracyakurokoye. Kandi bibutsa ko turi masaha y'umugoroba tugiye kuvuga gukomera kw'Imana. Kikanaga natangiye numva imbaraga z'Imana ziri hano hantu. Uwiteka yavuze ngo abo
mazi ntabwo azongera kwicana cyangwa kurumbya, nuko amazi aramanuka na bugingo n'ubu, nk'uko Eliya yagize gute yavuze. Turongeraho andi magambo y'Imana meza aryoshye usanga muri Zaburi ya 20 cyangwa indirimbo ya 20. Turera ku murongo wa mbere ndageza ku murongo wa mwiza wa 7. Hagira ati Uwiteka kumvire ku munsi w'amakuba. Haleluya. Izina ry'Imana Yakobo rigushire hejuru, ikohereze gutabarwa ku bahera gusenga, igwi imbaraga ziva i Siyoni, yibika amaturo yawe yose, yemere igitambo cyawe cyokeje, igwi cy'umutima wawe shaka, isohoze inama zawe zose. Tuzaririmbishwa impundu agakiza kawe ntabwo dusekorera, kandi kubw'izina ry'Imana yacu tuzerekana amabendera yacu. Nabivuze ngo Uwiteka asohoze ibyo umusaba byose. Namenye yuko Uwiteka akiza uwo yasize, azamusubiza ari ijuru rye ryera, azamusubisha imbaraga zikiza z'ukuboko kw'iburyo. Nimwakire ijambo ry'Imana. Mwanyemera tugakomera Imana make twicaje hano. Ushima Imana ko ari Imana iyinyuranye. Ndimo ndasoma aya magambo natekerejeho cyane nitonze, ndaza kuvuga ibintu birindwi by'ibihe Imana igiye kunyuramo. Undebe witonze, nubona hari umuntu ureba nabi wimura icyicaro, ariko ubona Imana. Ari babiri, ari batatu, njyewe nawe kugira ngo ngere hano nakoresha iki cy'amafaranga menshi pe. Icyambabaza nkabonye abantu bazi cyangwa batatu baza kubitsa Imana ivugana nabo. Reka mbwire umugaragu w'Imana witwa Elisa. Dusomye amagambo meza aryoshye atubwira inkuru zikomeye z'umudugudu wari ufite ibibazo bibiri ushaka kugendaho. Ikibazo cya mbere, uyu mudugudu amazi yaho yararumaga, yari mabi, nta buzima yatangaga. Nuhanga kwa aya mazi yahuraga n'ikibazo cyo kugirirwa nabi agapfa. Ikindi cya kabiri, ubutaka bwabo bwararumaga, ariko abanyamudugudu baza kumenya amakuru ko hari umuntu w'Imana ujya ushobora gukoreshwa n'Imana ibyananiranye. Yari umuhanuzi w'Imana witwa Elisa. Baramuzana, akihagera yasabye ibintu bibiri. Icya mbere yasabye ngo njyewe ndabinjiza nimunzanire impezo nshya. Ikindi cya kabiri, munzanire n'umuntu. Nimara kuzana n'umuntu, ndagenda ngiye kuhumanura kandi mbereye mu isoko yaho byapfiriye. Abarebaga ubuzima bw'ibyambere by'aya mazi yarubaga, yari mabi, n'ubutaka bumva. Mbibutse ikintu gikomeye, igihugu n'isi bibuza amazi, iki bikabura ibyo kurya, ikiremwamuntu cyahangayika, cyahura n'akaga. Uragira ngo abanyagihugu bari bati bari bari mu buzima bukomeye bw'umubabaro, ariko bigira inama ko hari umuntu w'Imana wabafasha kugira
bibiri yatubwiye arinja akimara kuminja bibiri tubwiye iki amazi arahumanuka na bugingo n'ubu na bugingo Imana iganira nanjye twagiranye ibihe bihagije kuko njye mu masengesho iminsi 21 ndimo ndarasenga online kuri channel YouTube ndetse no ku manywa nkanabwiriza ku rusengero umva nari naniwe cyane ariko mbimenya uko nari ndimo ndasenga soje kubwiriza kuri channel ya Soza TV maze kwabwiriza bitandaza njya mu cyumba ukaganira n'Imana ndasenga uko nari ndimo ndasenga sakenda Imana irambwira ngo urugendo wabwiwe utitaye ku bwinshi utitaye ku uko bameze genda kuko ndi kumwe nawe Imana ijambo rikomeye irindaho irambwira ngo nta myaka ijambo rikomeye rivuge ngo Imana
izina ribi ryakubuza akazi abandi bagafite. Izina ribi ryakubuza gutabarwa nk'abandi bitewe n'izina ribi. Haleluya. Izina ribi Imana iri kukureho ihindura ibihe. Imana reka kuguhindura izina risanganywe. Ihindutse kubwira Yakobo ati Yakobo mwana wanjye sinkwita Yakobo ahubwo mwise Isirayeli. Haleluya. Yakobo yitwaga byasobanuraga uburiganya, ariko Imana imuhinduriye izina yitwa Isirayeli, bisobanura ubwoko bw'Imana. Hari izina ufite muri karitsiye, hari izina ufite bitewe n'aho utuye, hari izina ufite bitewe n'ibyo ukora, hari izina bakwise, hari izina wiswe n'amateka, hari izina wiswe n'aho ukorera, hari izina wiswe n'umuryango ukomoka, hari izina wiswe n'itorero usengera. Ariko ndimo ndahamya ubuzima bwawe, Imana iribuza ko ibikoze vuba. Iki ni igihe cyo guhindura izina, iki ni igihe cyo guhindura izina. Hari abantu Imana ihinduriye izina, hari ababyeyi Imana ihinduriye izina. Nakira izina rishya. Ibihe byanyu birahindutse, ibihe byanyu birahindutse, ibihe byanyu birahindutse. Ni ko Uwiteka avuze. Ari mu gihe gito giterane, ari mu gihe cy'amasengesho. Niba utagira ishyari ukizera ko Imana ihindura izina, ikiriza utere haleluya. Nafashe mbere twarukunde Emmanuel Imana. Iyo tuvuga izina ribi turabizi. Gatatu, mu bihe Imana igiye guhindura n'ibihe by'igisuzuguriro. Gatatu, igisuzuguriro. Igisuzuguriro geze kwinjira iwanjye. Ntimubona ukuntu umeze se? Vuga ngo bitubwire. Tuko bandeba, vuga ngo bitubwire. Ukuntu nabakunze mwanye ngiye kuganira. Reka nabazanye amakuru. Gabanya analize Imana ikora. Oroha Imana yacu ije gute? Ikora. Nero igisuzuguro cyarakomanze wanjye. Ntete umukobwa wanjye mwiza. Vuga ngo mwiza wanjye. Abana bagana. Vuga ngo mwiza wanjye ariko. Hagara abantu bafashwa. Noneho ndamubwira ngo I love you. Nawe ati I love you. Bwana biyaje ndakuti joteme, ati joteme. Dutegura umushinga w'ubukwe n'abandi. Habi nabwo tuzibikiye mukobwa ati buriya rero nakukunze kandi ashaka kutubana. Abyumva vuba. Yari mwiza wanjye nyine. Turagenda turiyandikisha amateraniro iwacu. Iwacu ko tureke tugira amateraniro atatu. Rukunde Emmanuel barandanga, vuga barandanga. Bandanga mu rya mbere, bandanga mu rya kabiri, no mu rya gatatu bago barandanga. Nabo barandanga. Nagerageza kwandikisha mu murenge. Biraba. Araganira na mukobwa wanjye nkamubwira ngo I love you, nawe ati I love you. Hoya bati kugurankunda sheri timanya ndagukunda ariko upfa. Nupfa tuzajyana baramushuka. Upfa muzajyana. Igisuzuguriro. Na mukobwa wanjye hari umunsi umwe. N'uyu mwana hari umunsi umwe. Nagombaga kuzashyirwa ku wa kane. Ku murenge ku wa gatandatu nagombaga kujya imbere y'Imana itorero ryayo. Nari nagoye, narishe sale, narishe dekorasiyo, kira kintu cyote. Ikintu cyose gikenewe mu bukwe cyane cyamaze kwishyurwa. Nari nasohoye na invitation. Umukobwa yarishashara tuzi n'ikintu. Nabitekerejeho nitonze. Nabitekerejeho ngize gute? Nabitekerejeho nitonze. Mbona tudakwiriye kubana. Ubukwe burapfa.
nibwo buhamya bwawe bwinshi, nibwo buhamya bwawe bwinshi. Intambara uri kuboneka rwose. Umuhanga yavuze ijambo rikomeye aravuga ngo imbaraga z'ibyishimo, imbaraga z'ibyishimo, the source, isoko yayo ikomoka mu mubabaro. Ikomoka he? Mu mubabaro. Bisobanutse iyo uzishima cyane Imana ikubabaza cyane. Ariko si ubikwanga, ahubwo uba ugomba kumera nk'abakozi. We yavuze ijambo ry'ubutwari aravuga ngo njyewe nzahagarara ku munara none ndindire kubw'icyo navuganiye nawe nzamutegereza. Kandi ariko Mana ndafashe abakozi bagira igihe imurenge babo njyewe n'ubwo iyana abantu bitana abantu nzahagarara ku munara ndindire kubw'icyo navuganiye nawe azumva ijwi ryanjye akabaye. Izina ry'Uwiteka Imana ihimazwe cyane. Izina ry'Uwiteka Imana ihimazwe cyane. Izina ry'Uwiteka Imana ihimazwe cyane. Bidatinze ubukwe burapfa. Ndaseba napfa ndasebye. Awe ko bwaranyaga we yanga umugabo mwiza nkanjye. Dore uko bandeba. Ibito bivuga mugaseka ariko uwabigushyiraho birakaze. Reba ibinyama ateranye abantu bateranye baturuka byuma baturuka njyewe no ku isi yose byari bihari na YouTube natangaje amatangazo. Ariko akantu navumbuye gakomeye ndeba mbongorera ariko ndeba kugira amakuru yizewe. Iyo uzaca mu bikomeye ukabona uruca mu bintu bikomeye ukabona uruca mu ntambara zikomeye bigere kubera ikimenyetso simusiga ko Imana izakugira umuntu ukomeye. Nusaca ubona uri guca mu ntambara zikomeye ugaca mu bibazo bikomeye ugaca mu byago bikomeye bigere kubera ikimenyetso simusiga ko Imana izakugira umuntu ugize ukomeye. Ubukwe bumaze gupfa usubira uravuganiye n'Imana. Hari ibintu bitatu bitera Imana gukora. Ndabona mutandeba. Hari ibintu bitatu bitera Imana gukora vuba cyangwa ubutabazi muri diligence. Ibintu bishobora gutuma Imana igutabara bwawe itari inafite gahunda yo kugutabara. Ndeba ngo wagakora. Icyambere the first kuvuga Imana neza no mu gihe cy'ibibazo. Kumvikane icyambere kuvuga Imana neza no mu gihe cy'ibibazo. Icya kabiri kwibuka tubimenya kwibuka imirimo y'Imana Imana yakoze mbere y'uko uca muri izo ntambara uhagazemo. Kumvikane gatatu no guhagisha gusubira abavuganira Imana. Ntabwo unyumvise kuvuga Imana neza mu gihe cy'ibibazo kandi gusubira abavuganiye Imana. Gatatu kwibuka imirimo Imana yakoze. Ibyo bitera Imana gukora ubuzima bwawe. Niyo bitari ngombwa ko yagutabara igutabara bwawe. Yagisubira abavuganiye Imana. Bidatinze nubwo nashinjagira agashira ariko nari mpagaze kuri rya ngombwa ngo kuko umwami Imana uzagabana. Burya ngo nicyo gituma yewe ntanara ariko mu maso yanjye hagakomera hagakomera
irambwira ngo urukundo umwana wanjye numvise gutaka no kuboroga no kwinginga kwawe ndagutabaye ngize gute ndagutabaye kandi irambwira ngo uyu mwaka wasebeyemo niwe ngiye kugusebezuramo umwaka wasebeyemo aba ari Imana igusebezuramo aho wasuzuguriwe ari Imana igutabaye
Suko na utize nawe ukanda kuri suri byakubera hereka suko rero nigeze niba wireba gusa turasenga turayitezura tu Ukabura
wahita mpfa ugahita urigama, harakumanya bakakwataka. Mbega uyu mwuka bazi nukubura umugisha wawe ureba. Rimwe na rimwe ukabikozaho n'intoki ukayikoresha ukagira ngo tukamenya. Ndimo ndavugana nawe. Yesu yabwiye ngo aje kukumarura ahereye mu isoko. Ntabwo nzi aho umariye, ntabwo nzi ibyagumanye, ntabwo nzi ibyakwatatse, ariko ndimo ndavugana nawe. Yesu yakumyeho ngo agiye kukumarura ahereye mu isoko. Isigaje ibindi bibiri gusa gasoza. Ikindi cya kabiri gikomeye, Imana igiye kumana igahindura n'ibihe. Ni umwuka ukomeye wo gutinyuka ibyaziraga, wo gutinyuka ibyaha. Hari ibyo wangaga gusiga ubikora, kandi uyu muntu udakurikiza imigambi y'ababi arahirwa. Nticyane n'abakora ahubwo amategeko y'Uwiteka akamushinga ku manywa na nijoro. Ubazabana n'igiti cyatewe hafi y'umugezi, ibaye ibyacura ibyuma, icyo azakora cyose kizabana cyose. Imana ishimwe. Cya kabiri gisorejeho gikomeye, igihe Imana ije guhindura ni ibihe by'umubabaro cyangwa ibihe by'ibikomere. Imana iguhindurire ibihe urimo byose, uri kunyumva wose utumyeho. Imana yambwiye ngo ije guhindura ibihe. Imana yambwiye ngo hari ibihe bikomeye ducamo ariko ije guhindura. Hepekere gushakirwaho. Imana ishimwe cyane. Soreje Pawulo ubuhanuzi bukomeye. Nyemerera gusa guhaguruka kubwira ijambo rikomeye. Saba unyemerera uhaguruke ku cyubahiro cyawe gishyira hasi, ubundi uhaguruke kubwira aya magambo. Nimbivuga uvuga ngo turabyakiriye. Nyemerera nawe ugiye gusoreza ubundi tugasenga Imana. Imana ishimwe cyane. Imana ishimwe cyane. Aya magambo ngiye kwatura uvuge ngo ndayakire mu izina rya Yesu. Uwiteka akumbire ku munsi w'amakuba n'ibyago, uvuge ngo ndabyakiriye. Onyuma ngo ndabyakiriye. Teka ibiganza ngo ndabyakiriye. Uwiteka akumbire ku munsi w'amakuba n'ibyago, ikohereza gutabaza ku bahera urusengero, uvuge ngo ndabyakiriye. Muri aya masengesho icyo umutima ushaka, uvuge ngo ndabyakiriye. Undi bitabo mbumva ngo ndabyakiriye. Icyo umutima ushaka, isoza inama zawe zose, yibuka amaturo yawe yose. Imana iguhindurira ibihe, Imana igukure igisuzuguriro, Imana iguhindura amateka, Imana isa n'umuryango wawe, Imana isa utuye, Imana iguhindurira izina, Imana igukure icyangiro, Imana igukura umwuka w'ibyaha, Imana iguhereza agakiza, Imana igutaye mu buzima bwawe, Imana igukiza indwara. Ababyizeye muzamura haleluya. Gusengera abarwayi, umuntu uri hano waba ushaka kwakira Yesu babimukiza, nawe arabayitegura. Ariko ngiye guhera ku barwayi, indwara yose urwaye Imana igukiza, iguhindura ibihe. Zamura ibiganza byawe, ngiye kohereza isengesho, ngiye kohereza pombe y'amasengesho. Mana data wa Yesu mu ijuru, senga abarwayi, ndabasenga mu izina rya Yesu. Abarwaye mu nda, abarwaye amagufa, abarwaye isokoro, abarwaye imitwe, abarwaye amaguru, abarwaye amaso, bakire gukira, bahindura ibihe. Dore isengesho abari kunyumva bari hirya no hino, abari mu bice bitandukanye, ndabasengeye ndakubita hasi.
kugira akantu keza karyoshye. Niba washe murakoze murakabyara. Reka sabe umuyobozi aze asenge ku ijambo ry'Imana. Wirusenge ushima Imana kuko ibanye natwe mu izina rya Yesu. Amen.